Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi, aho ufunguye iyi video uherereye hose turagusuhuje cyane. Guys, nkuko mubizi channel ya Uburyo TV icishaho amakuru mashya agendanye na cryptocurrency, cyane cyane mining platform. Uyu munsi twagarutse muri Remint network, aho tumaze iminsi tuyivugaho cyane kugira ngo nawe umaze gukora sign up, umaze gucreate account muri Remint network, Remint mining, kugira ngo nawe ubashe kugenda umenya amakuru yose avugwa kuri Remint coin, avugwa kuri iyi cryptocurrency. Murabizi rero ahangaha twari tumaze iminsi tuvuga ku bijyanye na KYC, aho uyu munsi tugarutse kugira ngo nanone tukubwire ese ni gute wahabwa KYC, ni gute wabona KYC muri Remint network. Nkwibutsa ko wowe utarasobanukirwa KYC ni know your customer, ni uburyo bwo kugira ngo ba nyiri iyi coin bamenye imyirondoro yawe. Utanga imyirondoro yawe hanyuma ikajyana na account wafunguje muri iyo mining. Murabizi niyo ugiye gufunguza account muri bank uba ugomba gutanga ibyangombwa bikuranga kugira ngo babihuze n'amafoto yawe, byose ahangaha nabyo biba biri bukorwe. Hanyuma ahangaha kuri iyi dashboard mubona tuhafite utuntu dutandukanye, ariko tugiye kureba kwaka KYC disable enable KYC in daily task. Baba bari kukubwira ngo KYC isa n'ifunze, ariko kora task za buri munsi kugira ngo ufungurirwe KYC. Urakora hano handitse daily task kuri dashboard dusanzwe tumayiningiraho, urahabona hano handitse ngo daily task, hanyuma niho uri buze gukirika kugira ngo izi task za buri munsi uzikore ufungurirwe KYC. KYC kuba irimo muri application KYC ya Remint network yatangiye muri uku kwezi gushize kwa gatatu. Hanyuma ahangaha rero baba bari kubwira ngo ukore izi task za buri munsi kugira ngo uhabwe KYC. Ngira ngo twabivuzeho gake cyane aho twaberekaga uburyo ukoramo task. Iyo ukoze izo task ugenda usatira amahirwe yo gufungurirwa KYC. Guys, uraza hano rero handitse daily task kugira ngo ukore izi task. Ucyafungura uraza kugera kuri tableau imeze itya. Murabona ko handitse daily task. Task ya mbere ni answer the daily question, iya kabiri ni share on social media, iya gatatu ni play crypto memory, hanyuma iya kane ni share an article on Remint news, gatanu ni KYC wheel. Iyi gatanu kuri KYC wheel mbibutse ko ni nka kuriya ujya gukina ikiryabarezi. Ku bantu bakina ibiryabarezi urakanda hanyuma icyuma kikikaraga, aho kiguye ibyo kiguyeho nibyo baguha. Hariya rero kuri task ya mbere answer the daily question, murabizi aha twabivuzeho mu ncamake, naho uba uri busubize ikibazo babajije muri cya buri munsi. Wagisubiza iyo ugisubije neza baguha amacoin 2 ya Remint. Iyo ukishe birumvikana nta kintu baguha, ariko nta n'igihano uhabwa, ubwo ni wowe uba wihombeye. Hano kuri kabiri gusharinga ku ma social media Facebook, Instagram, Twitter. Iyo sharinze Remint coin, Remint network baguha amacoin 2 ya Remint network. Hanyuma kuri play crypto memory, iyi ni game uba uri bukine. Twaberetse uburyo iyi game ikinwa, nubwo bisa n'ibigoye ariko si cyane ku buryo utagerageza. Guys, ahangaha rero murumva ko ubu buryo bwose uba ugomba kubukora buri munsi kugira ngo nibura ugende usatira amahirwe yo gufungurirwa KYC yawe. Hanyuma ahangaha kuri share an article on Remint news ni uburyo nanone uba wakandika
ibijyanye n'amakuru avugwa kuri Remint, ukagira byinshi uyivugaho, ugasharinga ahantu hagiye hatandukanye, nabwo ukaba wabasha kuba winjiza amacoin 2 ya Remint. Hano kuri KYC wheel, ahangaha niho ruba ruzingiye. Iyo umaze gukora izi task zo hejuru, cyane cyane iyo ukoze iriya task ya mbere yo gusubiza ikibazo cy'umunsi, wemerewe kuba wahita uza gukaraga iki cyuma cyangwa se gukora iyi task ya nyuma. Murabona kwanditse ngo get lucky and enable KYC. Hano ni uburyo bwo kubona amahirwe, ndetse ayo mahirwe akaba yaguha gufungurirwa KYC. Guys, nizere neza ko uko tugiye kugenda tubikwereka nawe ariko urajya ugenda ubikora, kugira ngo umunsi ku wundi ugende usatira ya mahirwe yo gufungurirwa KYC. Hano kuri KYC wheel, iyo uhakoze uraza ukahafungura. Iyo umaze gusubiza biriya bibazo, usanga harimo iki cyuma kimeze gitya. Iki cyuma iyo ukoze hano kuri spine kirikaraga. Iyo kikaraze, kariya kabara k'umuhondo mubonamo aho kaguye nicyo ubu utsindiye. Tuvuge murabona ko nge narakaraze bigwa muri KYC open, ari nayo yonyine irimo. Aha biba bisobanuye ko uhawe KYC muri dashboard yawe, muri application ya Remint network. Hahandi hari handitse KYC disable, noneho hahita haza KYC gusa. Hanyuma iyo ukaraze bikagwa aha handitse 1 coin mu ibara ry'ubururu, ubwo bahita baguha coin imwe ya Remint kuri balance yawe. Nanone iyo ukaraze bikarwa mu ibara risa n'irigiye kwijima ritarimo ikintu, ubwo iyo aka kabara k'umuhondo kaga fresh k'umuhondo iyo ariho kaguye, biba byumvikana cyangwa se nawe ubibona ko nta kintu ubashije kuba watsindira cyangwa se wacuzinga muri ibi ngibi. Murabona ko bashyizemo utuzu twinshi two gutombora coin imwe ya Remint, bashyiramo n'utuzu twinshi turimo vide tutarimo ikintu, hanyuma bashyiramo akazu kamwe ka KYC open. Murabona ko ngewe nkimara gukora task z'umunsi, naraje nkora spine cyangwa se gukaraga, ndakaraga, hanyuma birizenguruka mpita mpabwa KYC yanjye ihita iba open. Ibi rero ziriya task uba ugomba kuzikora buri munsi kugira ngo urusheho kubona amahirwe yo kuba waza guspininga ugahita ufungurirwa KYC. Ntabwo wakora KYC utarajya ukora ziriya task za buri munsi kugira ngo uze uspininge iki cyuma cya Remint network, uhabwe ayo mahirwe yo gupasinga cyangwa se kuba wakora KYC. Aho turi buze no kugaruka muri video yacu ya kabiri tukwereka noneho KYC iyo umaze kuyihabwa, iyo uspininze ukagwa kuri KYC open, uburyo ukoramo KYC. Nibyo turi buze kugarukaho muri video iri bukurikire. Ahangaha turi kukwereka uburyo ukora kugira ngo uhabwe aya mahirwe yo kubona KYC. Guys, murabona hano tuhafite amafoto abiri. Dufite iyi page 1, hanyuma tukagira n'iyi page ya kabiri. Kuri iyi page ya mbere murabona ko ahanditse KYC disable and enable KYC in daily task. Wowe niba utarahabwa KYC muri Remint network, taburo yawe ukinjira kuri twa turongo dutatu two hejuru, uraza gusanga kuri KYC handitse gutya KYC disable .enable KYC in daily task. Bya bindi tumaze kukubwira, uba ugomba gukora task za buri munsi kugira ngo ufungurirwe KYC. Hanyuma iyo umaze guspininga ukagwa kuri KYC open, muri dashboard yawe murabona ko hano hari KYC bihita bizamo noneho ari KYC gusa. Kuri iyi page ya kabiri cyangwa se kuri iyi foto ya kabiri urabona ko noneho handitse KYC gusa. Ahangaha ni igihe uba umaze guhabwa amahirwe yo gukora KYC. Waspininze kiriya cyuma cyabo bikarwa muri KYC open, nibwo uzasanga kuri dashboard yawe wemerewe nyine kuba wakora KYC. Bizaba bimeze bitya, hariho KYC gusa.
mu gihe utari uyifite hariho KYC disable guys. Muri video ya kabiri tukwereka uko KYC ikorwa.